wandikaga kuri umukire none basanze urumukene warashize wibwiraga ko ari inshuti ubonye nabo bo barimo baragutata bashakaga icyo bagukuraho none basanze ntacyo barusha dore kuvuga we niko kazi undi nkuru we bakazicuranga mu manama yabo no mu mahuriro yabo ni wowe kiganiro ariko bihorere bavuge n'ukuri bareke bakwamamaze bihorere bakuvuge n'ubwo byabukuri ntiwabibatumye waruzi ko ari inama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibindi ubireke kuko ibikozamiye byose uwiteka ni bubibumba iminwa bihorere bakuvuge n'ubwo byabukuri ntiwabibatumye waruzi ko ari inama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibindi ubireke kuko ibikozamiye byose uwiteka ni bubibumba iminwa igihe cyabo kigeze baravuga ntibavuge ni mu gihe bareke babikore bagucira ibico ariko ntiwabibatumye bavuga kuri muto nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri munini nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri mugufi nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri muremure nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga kutabyara nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga ko wagumiwe nubwo ari byo ntiwabatumye kubivuga bavuga ko umeze nabi ntabwo byaba ari byo ntiwabatumye kubivuga yego amadeni arakwishe ariko ntiwabatumye kubyamamaza yego uri umunyabyaha ariko ntiwabatumye kubyamamaza kandi babikora batayobewe ko barimo kuguhemukira babikora batayobewe ko amateka y'umuntu adahinduka babikora batayobewe ko uwiteka ari ukuzi kubarusha nukuri bafite amakuru ko uwiteka ari bukura ku byavu n'ikimenyimenyi iyo muri kumwe wumva bari kubihamya uzumva bakubwira bavuga ngo nizibikazaramagi wabumvise uzumva bakubwiye ngo n'imbumba zirabyara zigaheka baza kuha inkuru z'uwari waragumye
dute umuntu wese utuye kwisi kirazira kwabura umwanzi n'umukunzi ariko n'uwo mukunzi bavuga nabonye ari uw'igihe gitoya mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 10 niho hatubwira kudakunda mwene se atari umwana w'Imana iyo ukomeje ukamanuka ukajya ku murongo wa 15 niho byumvikana neza ko umuntu wese wanga mwene se ari umwicanyi ko turabavandimwe turangana dupfiki nanjye ndimubemera ko ibibi byinshi biva kuri Satani ariko umenye ko dushuka kubikora uyu munsi ejo tukazabizira umenye ko hagati ya Satani n'umuntu harimo inziga ikomeye nicyo gituma ahora kubita agatokiko kandi ashaka ko turimbuka numukurikire Satani aragushuka ni mubi ntugera mu mishima atabona aragucoshomera abe numukurikire Satani aragushuka uko ntugera mu mishima atabona aragucoshomera Satani n'umugome kugahora kereka ibyiza byo gukora icyaha ntakereka ingaruka zacyo arusha umukobwa gusambana ariko namwereka ko arahagura inda y'indaro muri ubwo busambanyi ntabwo yakwerekana ko ejo hazavamo uburwayi aragushuka kwica umuntu ariko nakwereka ko ejo uzaba uri muri gereza mbega umugome we Satani ntamuhagira aragushuka gutandukana n'uwo mwashakanye nakwereke guta agaciro abereka ishusho y'ibyiza byo gukora icyaha naguha ishusho y'urupfu akwereka uyu munsi ariko ntiyakora ikosa ryo kukwereka ejo hazaza arakubwira ngo nukora uravunika akaguhisha ko ejo uzicwa n'inzara ayiwe mbese uwo wamubwira inshuti ave numukurikire Satani aragushuka ni mubi ntugera mu mwijima ndabona araguconshomera ave numukurikire Satani aragushuka uko ntugera mu mwijima ndabona araguconshomera garukiraho numukurikire Satani aragushuka n'umwicanyi ntugera mu mwijima ndabona araguconshomera
cyane Esirasi uko nari meze ndi inzahare mu cyaro arabizi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bishop ni inshuti yanjye cyane. Yesu, 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 Yesu. Artiste Nyarudindiri, Engineer Moïse. Yesu ni wenzira ukuri n'ubugingo unakuba n'umubyago aratabara aho rukomeye nadasubira inyuma uti nawe ntudutinya we n'igikomangoma. Yesu ni wenzira ukuri n'ubugingo unakuba n'umubyago aratabara aho rukomeye nadasubira inyuma uti nawe ntudutinya we n'igikomangoma. Yesu aravuga ati yemwe bwoko bwanjye nimunabaze ndabatabara urugamba iyo ruje ndahurura nkarwana mutima wanjye ntudutinya njye n'igikomangoma. Yesu aravuga ati yemwe bwoko bwanjye nimunabaze ndabatabara urugamba iyo ruje ndahurura nkarwana mutima wanjye ntudutinya njye n'igikomangoma. Iyo turi ku rugamba turwana na Satani intwaro turwanisha ni ijambo ry'Imana. Yesu akamanuka akaturwanirira kuko Yesu ubu ntajya atinya we n'igikomangoma. Iyo turi ku rugamba turwana na Satani intwaro turwanisha ni ijambo ry'Imana. Yesu akamanuka akaturwanirira kuko Yesu ubu ntajya atinya we n'igikomangoma. Yesu aravuga ati yemwe bwoko bwanjye nimunabaze ndabatabara urugamba iyo ruje ndahurura nkarwana mutima wanjye ntudutinya njye n'igikomangoma. Yesu